Iki kintu ugiceho umurongo kirakomeye cyane, ni ukuvuga ngo umuntu ari muri gereza yarakatiwe, aho uyu muntu yakirira ni hamwe gusa, uko ndi imbere siko ngaragara inyuma. Amahirwe yo kubikira ari nako ugenda wagura icyumba cy'ibyo wiziho ndetse n'abandi bakuziho. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro nyirizina, ndagira ngo nkubaze ibibazo niba warakurikiye ibiganiro bya mbere bibiri byabanje. Ni iki wumva ibiganiro byaba byaragusigiye? Ikiganiro mvuye he, ndi he, ndagana he, no kubaho ndiho. Ibi biganiro bifitanye isano cyane kuko kubaho ndiho bitanga igisobanuro cyo kubaho, ariko nanone icya mbere kikagaragaza yuko kubera twahuye n'ibikomere hari igihe bitubuza kubaho turiho. Niba bifitanye isano rero, niyo mpamvu tubijyanisha kugira ngo utekereze cyangwa wibuke neza icyo byaba byarakumariye, kandi niba hari icyo byagufashije ubisangize n'abandi, kandi wibuke gukora comment, ushyireho ukore subscribe, kandi nanone ubisangize n'abandi kugira ngo nabo bibagereho kandi bishobore kubafasha kugira ngo tuje kubaho turiho. Nubwo isi turimo tutabura guhura n'ibitugerageza byinshi, ibibazo bitandukanye, ariko icyo tugomba kurwana nacyo ni ukugira ngo dukomeze kubaho turiho. Rero nibuka ko ikiganiro cya nyuma cyabaye nko mu kwezi kwa gatandatu, niba ntibeshye. Byumvikana ko bisa naho byibagiranye, ariko kugira ngo mbibutse ibiganiro byabanje, twabanje ikiganiro cyitwa mvuye he, ndi he, ndagana he, cyavugaga nyine ku mibereho n'amateka y'umuntu n'uburyo ahura n'ibimugora, ibigeragezo, ibikomere, ariko nanone akaba akwiriye kumenya ibyo ari byo, akaba ashobora kurwana nabyo kugira ngo ashobore kugira impagarike byo kumutsinda ngo bimurambike hasi. Ibyo byakurikiye ikindi kiganiro cyitwa kubaho ndiho, ari nayo nyito y'iyi cano. Kubaho ndiho ni nko kuvuga ngo nyine ese kuba ndiho mpagaze, ngenda, nkora, ariko mfite impagarike muri urwo rugendo rw'ubuzima. Ibyo nabyo rero bifitanye isano n'insanganyamatsiko, kandi bizarushaho gutuma twimenya, tumenya abaribo, tumenya abo turi bo, tumenya ibintu byapfiriye, kandi twishakemo n'ibisubizo. N'ubundi turacyari mu mugabane wa mbere w'ikiganiro twise kwisobanukirwa. Ubu tukaba tugiye kureba rero ikiganiro cyitwa ndinde, umugabane wa mbere, nk'uko nasoje mbibasezeranya. Mbere y'uko twinjira muri iki kiganiro nyirizina, ndagira ngo nkubaze ibibazo niba warakurikiye ibiganiro bya mbere bibiri byabanje. Ni iki wumva ibiganiro byaba byaragusigiye? Ikiganiro mvuye he, ndi he, ndagana he, no kubaho ndiho. Ibi biganiro bifitanye isano cyane kuko kubaho ndiho bitanga igisobanuro cyo kubaho, ariko nanone icya mbere kikagaragaza yuko kubera twahuye n'ibikomere hari igihe bitubuza kubaho turiho. Niba bifitanye isano rero, niyo mpamvu tubijyanisha kugira ngo utekereze cyangwa wibuke neza icyo byaba byarakumariye, kandi niba hari icyo byagufashije ubisangize n'abandi, kandi wibuke gukora comment, ushyireho ukore subscribe, kandi nanone ubisangize n'abandi kugira ngo nabo bibagereho kandi bishobore kubafasha. Ibi biganiro byose rero ukwiye kubihuza n'umuntu wawe w'imbere
ntabwo ari undi tubwira, ahubwo ni wowe ubwawe. Icyakora uramutse wumva bitagukoraho cyangwa se bitakureba, wabisangiza undi utekereza ko byafasha, bishingiye ko yaba yaraciye mu buzima bwagaragajwe mu biganiro byabanje. Rero hari igihe ushobora kumva hari ibintu byumvikanira muri wowe kandi kugusakuriza ahangaha avuga ni nko kuvuga ngo bwa buzima bushaririye wanyuzemo ushobora kumva bukugarutsemo kubera imbarutso ibaye, ukongera kubitekerezaho. Ntabwo ari ibintu bisakuza ngo ubyumvishe amatwi, ahubwo ni amajwi y'umutima, ukumva muri wowe hari ibitagenda. Akenshi ni ikimenyetso kiba gifitanye isano n'ibyo wahuye nabyo mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Ese waba ubyita ayahe mazina? Ndetse byaba bigufiteho ngaruka ki? Ni izihe mbaraga wishakamo zagufasha kubisohokamo cyangwa kubana nabyo bitagusenya? Aha ndagira ngo mbibutse ko iyo byafashe indi ntera, hari igihe ibyumvo byacu bishobora gukoreshwa n'imyumvire n'imirebere yacu, ubwonko bwacu bukadusubiza muri bya bihe ibyatubayeho, bigasa naho birimo kutubaho muri ako kanya, ari nabyo bikunze kwitwa ihahamuka. Ariko mu njyana y'iki kiganiro, ni ibi turimo bituma twiyumva nabi, tukababara, tukumva twiyanze, umunezero ukabura muri twe, ntitwite ku nshingano zacu, nibyo nise urusaku. Nyuma yo kwibaza ibi bibazo byose rero, ubisanishe n'ubuzima wanyuzemo kandi utangire urugendo rwo kwisobanukirwa, kwigenzura, kwiyumva. Ni nabyo rero tugiye kurebera hamwe mu kiganiro nise Ndinde umugabane wa mbere, kandi iki kiganiro kiragufasha gusobanukirwa byisumbuye. Wowe udukurikiye, iki kiganiro kigamije kugufasha kwisobanukirwa, kwimenya biruseho, ureba inguni zose z'uwuriwe, kandi bivuye ku bushake bwawe bikuzanemo amahitamo yo kwishakamo impinduka nziza ku buryo bwawe, ku buzima bwawe, ugira inyota n'ubushake, ndetse ushishikazwe no gushaka kubaho uriho. Mbere yo kwinjira mu mizi y'iki kiganiro rero, reka twumve ibisobanuro by'amagambo amwe n'amwe kugira ngo turusheho kuyumva neza mu njyana y'iki kiganiro, kandi nituyasubiramo nanone adufashe gukomeza kumva neza iki kiganiro. Iyo havugwa ijambo ndinde, iri jambo rigufi ryasobanura gushaka kwimenya biruseho, kwijora, kwisesengura. Ndinde ku rwego rw'ibigaragara byerekeye ku byo umuntu abona, bifite aho bitandukaniye n'ibindi, uko biteye, uko bisa, amazina yabyo, ingano yabyo, ndetse bikarema ibisobanuro by'uburyo wabibonye. Ku rwego rw'ibitagaragara, byerekeye kugufashaka igisobanuro cy'impamvu z'ibyabaye utazi aho giturutse, no kumenya impamvu yabyo nyuma yo gusesengura no gukora ubushakashatsi kuri cyo. Ku rwego rw'ibigaragara, ni ibimenyerewe nanone byihuta kumvikana ku muntu ubazwa n'ubaza. Ni ibintu byihuta kuboneka ku buryo umuntu wese abibona. Iyo ubajijwe ngo urinde, umuntu wese akunze kumva ko umubajije izina rye, ababyeyi be, umuryango, irangamimerere cyangwa imyirondoro ye. Hari igihe yongeraho amashuri yize, umurimo akora, cyangwa umwanya w'icyubahiro afite. Iyo afite umwanya w'icyubahiro, riba ari izina rya mbere, andi agakurikiraho. Akumvirwa kandi akareberwa mu izina rya pasitoro, meya, padiri, mwarimu. Ku
rwego urwo ari rwo rwose, umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego urwo ari rwo rwose, ibindi bisa naho byihishe ndetse bigasa naho bitakaje agaciro, bikazibukwa ari uko atakiri muri wa mwanya na za nshingano yitirirwa. Gusa hari igihe ahihishe ibye rimwe na rimwe bishobora kugaragara ariko atarabyiteze cyangwa se atabyifuzaga. Ku rwego rw'ibitagaragara rero, muri iki gihe hari ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu benshi aho bavuga ngo umuntu ni mugari. Ese ubu bugari buvugwa ahangaha bubarizwa hehe? Ahangaha twibuke ko ari ubugari bw'uburyo umuntu angana, ntabwo ari rya jambo rikoreshwa ryitirirwa ibyo kurya. Niba ari ijambo abantu benshi bahurizaho, birumvikana ko atari ubugari tubonesha amaso, ahubwo ni ubugari bw'imbere muri twebwe. Iyo tuvuze imbere tuba dushaka kuvuga aho intekerezo zacu zikorera, zituma dutekereza icyiza cyangwa ikibi, tukahafatira ibyemezo byiza cyangwa bibi, tukahatungira imiterere myiza cyangwa mibi, kamere, imibabaro, ibyishimo. Ariko impamvu umuntu avugwa ko ari mugari ni uko agaragaza icyatuma yakirwa, yemerwa na sosiyete abamo, ibindi sosiyete itemera bigayitse bimurimo akabihishira, akabikorera ahiherereye cyangwa akabikorana n'abo babisangiye yita inshuti ze akadasohoka, kuko aba atifuza na gato ko abantu bose bamumenya uko ari. Aha twavugamo nk'urwango, ubusambanyi, ubujura, ibiyobyabwenge, ubwoba bukabije, ubwicanyi, ubugambanyi, kwisuzugura, kutigirira icyizere n'ibindi wakongeraho ibyawe bwite, byaba bitandukanye n'ibi ngibi ariko bikaba biri imbere muri wowe. Ibi byaba bisobanurwa gute? Buri muntu wese aho ava akagera afite ibyumba 4 by'ingenzi abahanga bise idirishya rifite uduce 4 imitekerereze ya muntu ikoreramo. Ryatekerejwe n'abagabo 2 b'Abanyamerika bize iby'ubumenyamuntu bitwa John na Harry. Iryo dirishya rero ryise Joe Harry ryarabitiriwe kuko ari bo batekereje imiterere yaryo ndetse babihuza n'imirebere, ibyo bita perception, n'imitekerereze ya muntu mu bisobanuro batanze bikurikira. Igice cya mbere ni idirishya rifunguriye nyiraryo n'abandi bamuziho. Kugira ngo bidufashe kwibona neza, reka dukoreshe ibyumba twibitsemo aho gukoresha igice cy'idirishya. Icyumba cy'ibyo niyiziho n'abandi banziho nicyo cyumba cya mbere. Uko ngenda, uko mvuga, ibyo nkunda, ibyo nanga, uburyo ndeba, kwiyemera, ubuhanga, ubuswa, indeshyo, uko nsa, akenshi byorohera abantu kubimenya, bakabikubonaho kandi nawe ukaba ubyiyiziho. Icyumba cya kabiri aricyo icyumba cy'ibyo niyiziho abandi batanziho. Ni urwango, ni ishyari, uburozi, ubusambanyi, ubujura, ubugambanyi, ibyo utinya cyane, kutiyizera, ivangura n'ibindi. Ni ibintu bisa naho bibujijwe ariko bivuna nyirabyo cyane, agahora yitwararitse, ahorana urwikekwe, amahoro make muri we, kuko n'abamwegereye bya hafi nk'umuryango we bashobora kutabimenya keretse igihe byamugaragayeho, aho aba atagishoboye kwihishira. Icyumba cya gatatu ni ibyo ntiyiziho abandi banziho. Ibyo jyewe ubwanjye ntiyiziho ariko abandi bambonaho. Aha ni ukuvuga ko hari ibyo njye ntazi ariko abandi bo bakaba babimbonaho. Hari igihe ushobora kuba ufite impano ariko wowe usanzwe utabyiziho, ukayibwirwa n'abayikubonaho, babigenzura ukabyibonaho. Urugero, kugira neza, imbabazi, kuyobora neza, gukemura amakimbirane, kubanisha abantu n'ibindi. Iki gice gitangira gukura uhereye mu bwana, iyo ababyeyi bagenzura impano zacu bakabitubwira, abo twigana cyangwa dukorana, abavandimwe n'inshuti. Ibyo bikazamura kwigirira icyizere muri twe, bigatuma tubyaza umusaruro impano kurushaho biciye mu myitozo, tukarushaho gutera imbere muri za mpano Imana yaduhaye.
Iyo ibyo bidakozwe dushidikanya ku byo dushoboye, ibyo dukora, imirebere y'uko twibona ikadupfobya, ibyo kandi bituremamo kutiyizera n'impano zacu zigasigingira. Niyo mpamvu ababyeyi, abarezi, inshuti baba bakwiye kugaragariza abana impano bababonamo, bakabafasha kuzibyaza umusaruro hakiri kare, bizabafasha guhitamo abo bifuza kuzababo. Icyumba cy'ibyo ntiyiziho n'abandi batanziho, abenshi bakunze kwita ngo ni amayobera. Iki cyumba kibonekamo ubushobozi kamere butwihishamo tutabyiziho n'abandi batabutuziho. Dushobora kwigaragaza mu bikorwa by'indashyikirwa bidasanzwe bituma isi igutandukanya n'abandi, ikakubonamo ibitangaza, icyamamare n'ibindi. Ibi bikunze kuboneka ku bantu bake cyane baba baritoje igihe kirekire, bakamenya neza imbaraga n'intege nke bifitemo, amahirwe ahari n'inzitizi, bagasa n'umuntu ugenda yurira ingazi cyangwa urwego rurerure cyane afite inyenyeri ashaka gukoraho, yagera hejuru cyane isi yose ikamubona. Aha twavugamo abakinnyi b'umupira w'amaguru n'indi mikino mpuzamahanga, abakinnyi ba filime, abanditsi, abashakashatsi bakomeye, abavumbuzi, abahanzi bakomeye, impirimbanyi za politike, abacuruzi n'abandi. Aha igihe cyose basigaje baratangarirwa, ndetse bakandikwa, bakavugwa, bagasingizwa, kandi isi ihora ibibuka ibihe byose. Icyumba cya kabiri ari cyo ibyo niyiziho abandi batanziho, iyo gikomeje gukingwa cyane nicyo usanga cyihishemo bya bintu bihora bigaruka mu ntekerezo zacu ariko tudashaka kugaragaza hanze, ari nabyo bituvuna cyane, birimo ubwoba bukabije, agahinda, uburiganya, ishyari, urwango, kwisuzugura, guharana umutima, gucira urubanza, gushidikanya ku bo turi bo mu mpano zacu, guheranwa n'amateka y'ibyakubayeho, akana k'imbere kigaragaza mu kwikunda bikabije, kwicira no gucira abandi imanza. Ibyo byose biba byihishe muri cya cyumba. Uyu muntu aba ameze nk'uri muri gereza wakatiwe ibihano by'ibyaha, azi neza ko yabikoze ariko akaba yarahakanye mu rukiko ko atigeze abikora. Kongeraho n'ibindi rutamenye kugira ngo abohoke, asigare afunzwe ku bigaragara ariko yibohore ku mutima. Rero uyu niwe muntu ushobora gukira, akabohoka kandi agategereza cyangwa akazarangiza igihano cye ntacyo umutima ukimurega. Igitangaje kandi kibabaje ni uko uyu muntu w'imbere atandukanye cyane n'uw'inyuma, kuko arwana no kwerekana ikinyuranyo cy'uwo ari we imbere, ahangana cyangwa se ahangaha twavugamo kwibeshyera no kubeshyera abandi. Ni ukuvuga ngo kugerageza kwerekana umunezero, ineza, urukundo, kwihagararaho. Rimwe na rimwe ashobora kwirundurira mu by'iyobokamana no gushaka kugaragaza ubutwari ko ashoboye kugenzura ubuzima bwe, kwitegeka no kuba hejuru y'ibibazo ndetse n'ibindi. Nyamara uko birushaho kumuremerera no kumutsika, ni nako hagenda haboneka ibyuho, icyo twakwita emptiness cyangwa se vide mu gifaransa, muri iyo nzira urwana yo gushaka kugaragara neza. Igihe cyagera umaze kunanirwa kwihishira bya bibazo bikigaragaza, akagahinda, ubwoba n'ibindi, ku buryo uba utagishoboye kubihishira. Rero ahangaha umuntu wese yashyiraho akarongo. Rimwe na rimwe bikaza mu gihe kitari cyo, bitewe n'imbarutso ibaye
ikakwibutsa bya bindi byose wibitsemo igihe kirekire, kigaragaza ntushobore ndetse no kubigenzura. Ibyo bidutwara imbaraga nyinshi z'intekerezo, bigatuma kenshi ibyo twitaho biba bitandukanye n'ibyo isi ibona ko ari byo byari bikwiye. Niyo mpamvu iyo tuvuze kwisobanukirwa cyangwa kwimenya, birenze uko tugaragara inyuma, ahubwo ko ari ukwimenyaho imbaraga twifitemo nk'impano nziza, n'intege nke twifitemo zirimo nk'ubwoba bukabije, anxiety, kutiyizera, ishyari, umutekano muke w'imbere n'ibindi wowe warondora, noneho ukishakamo amahirwe yo kubikira, ari nako ugenda wagura icyumba ibi ni byo bigaragaza gutinyuka ibyo watinyaga kwibonamo, ubundi bushobozi n'impano, kubohoka ibyari intege nke bigatwarwa n'imbaraga zirushaho kwirema muri wowe, bigahita bizana impinduka nziza mu mibereho yawe, ari nako ukomeza gukura mu mitekerereze yawe, bikarangira uko wibonaga n'uko wabonaga abandi bihindutse mu buryo bwiza, ukabaho ubohotse kandi wifitemo umutekano n'umudendezo. Umuntu wageze aha ngaha aba yatangiye kwagura rya dirishya ry'amayobera ry'ibyo ntiyiziho n'abandi batanziho, bigatuma abandi batangira kumubonamo umuntu udasanzwe mu migenzereze ye, mu mibanire ye n'abandi, icyizere kikarushaho kwiyubaka, akavamo umujyanama w'indashyikirwa ndetse n'ibindi bituma abonwa nk'umuntu udasanzwe. Kwimenyaho intege nke bivamo kumenya aho ibyawe bipfira, impamvu zabyo zimbitse, ingaruka bigutera cyangwa ushobora guteza abandi ushinzwe, no kwishakamo ibisubizo. Aho niho iterambere nyaryo rituruka, icyizere kikazamuka, ugenda ubona ibisubizo, kwibonamo ubutwari nyabwo buba buturutse imbere, ugahangana n'ibibazo biturutse inyuma. Ariko iyo ubutwari bwubakiye ku bwoba bw'imbere, busenya nyirabwo, kandi bikarangira uri ku rugamba rw'imbere atsinzwe, kuko yarwanishije intege nke, ndetse yanatsinda mu bigaragara, agasigarana icyuho gikomeye cy'uko adashobora gusana ibyangiritse iyo akomeje amahitamo yo gukomeza gutwarwa na za ntege nke ziboneka mu cyumba cy'ibyo niyiziho abandi batanziho. Birangira bimuhitanye kandi yangije byinshi. Ibyigeze kugaragara nk'ubutwari bikarangira bifashe isura y'intege nke mu mateka ye. Kugira ngo turusheho kubyumva neza, reka dufate urugero ku nyamaswa y'imbwa. Imbwa mwese murayizi, abambwira bose n'abana bato bashobora kuba bayizi. Imbwa burya ifite ubwenge bwinshi, kuko burya irinda ibya sebuja kugira ngo nawe ayifate neza. Ifite ubushobozi bwo kumvira kure ko hari ibitagenda ndetse bishobora kuyigirira nabi. Uko uyegera ibikureba, yaba ikureba cyangwa itakureba, itangira kumoka. Burya ibibwira sebuja iti twatewe, ngwino utabare. Burya iyo imotse iba imokeshejwe n'ubwoba aho kuba ubutwari. Ibitinya uwo imokera, itinya ko yayigirira nabi cyangwa kwangiza ibya sebuja. Ubwo bwoba ibuherekeza n'igisa n'ubutwari, ikaba yagusatira ndetse ikaba yaguhitana, ariko ari nko kwiyahura, kuko iba ikubonamo umwanzi, ikaba igomba kwirwanaho. Aha ndavuga muri rusange imbwa zitagize ikindi kintu zitozwa, kuko hari izitozwa kumarwa ubwoba, hari izikoresha ubundi bushobozi kugira ngo zishire ubwoba, ariko aha ngaha ndavuga za mbwa zisanzwe nyine zo mu rugo. Ku bihe byinshi iyo wunamye ugasa n'ugiye gufata ikintu runaka, itangira kukubonamo indi nyamaswa yirushubukana, igahita yiruka cyane, igahita yirukankira mu rugo itamoka.
yamara kurugeramo ikabona kongera kumoka. Muzabigenzure, imbwa itari iwabo iyo uhuye nayo ishaka inzira yirukankiramo, itavuga, itamoka, kuko izi ko itari iwabo. Zizi ubwenge cyane. Iyo iri hanze y'urugo ntishobora kumoka, icungana nawe, wahagarara nayo igahagarara, cyangwa yabona indi nzira ikiruka ikamoka ari uko igeze muri rwa rugo rwayo. Uko niko na wa muntu w'imbere ukoreshwa n'ubwoba aba ameze. Inyuma ugashaka kwerekana imbaraga, ariko imbere muri wowe ubwoba bwakurangije. Ubwo twerekera ku musozo rero w'iki kiganiro, ndagira ngo wibaze ibi bibazo bikurikira. Fata umwanya ungana iki ngo ntekereze ku ntege nke zanjye: ubwoba, imijinya, agahinda, kwicira imanza, kwitesha agaciro. Uwundi we ntishyize heza anyangiriza ate? Angiraho ngaruka ki? Kuri njye no ku bandi mfiteho inshingano? Ni gute kandi bimvuna bite iyo niyoberanya inyuma nkagaragara bitandukanye n'uko imbere muri njye nibona? Ibi bibangamira bite iterambere ryanjye n'iry'abo mfiteho inshingano? Ahangaha iterambere mu njyana y'iki kiganiro ntituyumvire muri bya bindi bifatika, ahubwo tubyumvire mu gushaka umudendezo mu mutimanama wawe. Ni iki numva nakora kugira ngo nimenye uwo ndi we, kandi kurushaho? Ni iki nakora kugira ngo nimenyeho intege nke, kugira ngo mbohoke, ntinyuke, nibonemo impano, mbana n'abandi byuzuye, kandi nongere imbaraga nari nsanzwe niyiziho? Numara kwisesengura neza, wubakiye kuri ibi bibazo n'ibindi wakwiyongereraho, uraba wisobanukiwe kurushaho, kandi ugerageze kureba aho umwanzi wawe imbere acumbitse, umwimurire hanze yawe, use n'uwirukana uwo wari ucumbikiye ku buntu, ukamugaburira, yarangiza akagusenyeraho inzu yawe ishobora no kukugwaho ikaguhitana. Ahari hatuye ubwoba, utinyuke, bizarushaho kubaka icyizere muri wowe cyangwa mu mutima wawe, bizatuma utangira kwibonamo impinduka n'abandi bazikuboneho. Iyo umuntu amaze kwimenyaho intege nke, akazita amazina yazo neza, aba abonye igisubizo cy'ikibazo kingana na 50%. Ikiba gisigaye, iyo umuntu amaze kubona aho ibintu bipfira ndetse no kumva uburemere n'ingaruka byamusigiye, agahitamo gutangira urugamba rwo kwibohora. Kwimenyaho intege nke bitanga umusingi mwiza wo kubakira ku mbaraga wari usanzwe ufite, ukishakamo kandi ukibonamo ibisubizo. Ibi rero ntabwo bigira igihe cyo gutangira no kurangira, bihora ari uruziga rwisubiramo. Dukeneye rero kwiyumva uko turi, tukisura, tukamenya aho twasitaye cyangwa twakomeretse, tukivura hakiri kare ibikomere bitaraba imifunzo, ubuzima bugakomeza butyo. Nk'uko rero tumenyereye tujya gusoza, nyuma yo kwibukiranya ibi byose, ndagira ngo nkurarikire mbere cyangwa nyuma yo gusenga, wihereranye n'Imana yawe ndetse n'umutimanama wawe, nyuma yo kumva iki kiganiro bishingiye ko hari icyo wisanzemo gifitanye isano n'ibyo twavuze, nubwo byaba bititwa amazina amwe. Umaze gufata umwanya wo kwiganiriza ushingiye kuri biriya bibazo 5 byakubajijwe haruguru, ndetse ushobora no kwiyongereraho ibindi byawe, ubwire Imana yawe igufashe cyane kuri kiriya cya 5, kuko akenshi dushobora gusobanukirwa n'ibitubaho, ariko inzira n'imbaraga zo kubisohokamo zikabura. Birashoboka ko byagufata igihe kigufi cyangwa kirekire, ariko icyangombwa ni ugutangira urwo rugendo, wizeye ko Imana ishobora kukubohora no kugukiza, ndetse ukerera n'abandi imbuto nziza. Aya magambo akurikira
akwerekeze cyangwa se akwegereza Imana ku Mana yawe iyo ishoboye byose, iyo tuyihaye ibyatunaniye byose, maze ubone umugisha uturutse kuri yo. Imigani 18 igice cya 28 umurongo wa 13, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura azababarirwa. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13 aravuga ngo umutima Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Zaburi igice cya 32 umurongo wa 5 kugeza wa 8 haravuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ushobora kongeraho andi masomo agufasha kurushaho kwimenya no kwisobanukirwa neza, kandi erega Imana yawe ibyo udashoboye byose kuri yo biroroshye, utayiryarya kandi ntaho uyihishe, kandi uyizeye nta kabuza irakuruhura uwo mutwaro ukuremereye cyane. Turangije ikiganiro cyacu tugusaba ko wakanda subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa, kugira ngo uzajye ubona ibi biganiro mu buryo bworoshye, kuko iyo wahakoze ibiganiro uhita ubibona, kandi ubisangize n'abandi kugira ngo nabo bibagereho mu buryo bworoshye. Imana rero igufashe kandi igukize, nibyo ngusabiye, kandi ukomeze no kugubwa neza muri ibi bihe umaze kumva iki kiganiro. Nubwo wenda haba harimo ibigushaririye, ariko kubyibuka no guhura nawe ubwawe ukiganiriza biragufasha kwishakamo ibisubizo, we guheranwa n'ubuzima bubi bukugoye umaranye igihe kirekire, ahubwo ukanguke, wongere kubona umucyo, uve mu mwijima, wongere kubaho uriho. Ndagushimiye, ubwo naho ubutaha.